no money no life, nta mafaranga nta buzima. Ariko se reka naye mbanze nkwibarize ikibazo, kera ukiri umwana cyangwa se na n'ubu ngubu ntabwo ujya wibaza impamvu uti kubera iki igihugu kitapuritinga amafaranga menshi cyane ngo buri muturage abe yagira amafaranga ku buryo ubukene buri mu baturage nibwo hashobora kugabanuka? Cyangwa se niba ari beneri ko ikora amafaranga kuki idakoresha amafaranga menshi cyane ahagije kugira ngo ahantu hose amafaranga abe hari, ubukene bugabanuke mu gihugu? Niba utarabyibajije, njye ibyo ngibyo narabyibajije, ariko nyuma naje gusanga ibyo nibazaga birashoboka, ariko biramutse bikozwe ntabwo byaba ari byo ubukungu bw'igihugu bumanuye ukabukubita hasi, ahubwo inzara yatangira gutera mu gihugu, abantu bagatangira guhunga, abandi bakicwa n'inzara bagapfa, kandi byitwa ngo bafite amafaranga. Ibi bintu ntabwo nakubwira ngo ubyumve, icyo musaba ni ukureba iyi video warangiza ukayirangiza. Ariko mbere yuko dukomeza, reka maze nshimire abantu baje kuri YouTube channel bagakora subscribe, like, share ndetse na comment. Ngo nzajya ngo ubutaha ibyo bibagiraho neza cyane kandi mu bambe. Ariko nawe ngamugera kuri YouTube channel wakora subscribe, like, share ndetse na comment. Ngo nzajya ngo ubutaha utaryaho neza cyane kandi mu bambe. Mbahaye ikaze. Ikintu cya mbere rero nshuti yanjye kizatuma iki gihugu cyangwa se u Rwanda rwacu rutapuritinga amafaranga menshi ngo buri muturage wese abe yabona amafaranga, ni uguta agaciro kw'ifaranga. Buriya ahantu naguhamo nk'urugero, ibaze nka buriya abayobozi bari hejuru yacu nyine bamwe tubivuga ngo baradutekerereza, baramutse bicaye bagatanga igitekerezo bakavuga bati reka buri muturage wese ufite telefone mu Rwanda buri kwezi tujye tumugenera 50,000 by'amanyarwanda kugira ngo ajye abyifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uko bimeze wasanga muri za 97% abanyarwanda bose bafite telefone. Sinzi niba uri kumva ko kantu, ngaho ibaze umunyarwanda wese mu gihe kingana nk'ukwezi bajya bamwohereza 50,000 kuri telefone, yaba yakoze cyangwa se atakoze, apfa kuba ukwezi kurangiye kandi ari umunyarwanda kandi ari no mu Rwanda 7,000 agahita abibona kuri telefone. Ikintu cyabaho hahitabo ikintu bita guta agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Uti gute rero? Nyabuge GOA naje ngo mbikubye neza gatanu ku kandi. Ikintu cya mbere wazasanga wenda kanguhe nk'urugero, nk'ubu turabizi neza umugati cyangwa se katuvuge wenda umugati ugura amafaranga 200, ariko mu gihe icyo gihe cyabaye umuntu ashobora kuza ashaka nk'umugati, ariko agasanga imigati yabaye mikeya kandi abayikeneye ni benshi. Ugasanga umucuruzi aravuga uti umugati umwe ni 2,000 kuko afite amafaranga yabanye menshi, wese afite amafaranga. Umwe akavuga ati ngo ngenda guha irindazi rimwe ndaguha 3,000. Icyo gihe amafaranga y'igihugu yaba yatangiye gutagaciro. Nagwa nk'urugero nko muri Zimbabwe mu 1998 higeze kubamo ikibazo cy'ubukene cyane, noneho ubuyobozi bwo muri Zimbabwe butanga itegeko yuko bagomba gupuritinga amafaranga menshi bakubakisha ibikorwa remezo, nyine akavaringa icyo cy'ubukene cyari cyabaye. Mu kintu cyabaye muri icyo gihugu cya Zimbabwe haje kubamo ikintu bita inflation, cyangwa se kwiyongera kw'amafaranga menshi cyane mu gihugu, amafaranga akaba menshi noneho ibicuruzwa bikaba bikeya. Bityo rero bikajya bituma waba ufite nka miliyoni nk'icumi ukaba utagura nk'urukweto. Sinzi niba uri kumva ko kantu. Ibyo bintu rero nibyo leta ibirimo kugenda yanga, ntibizigera binabaho, kandi niyo byabaho yaba ari amakosa ahari. Gusa hari abantu benshi bagiye bahari kandi bagaprintinga inoti, bagakora nyine zimwe inoti zitwa z'amapiratano. Buriya nanjye igeze kujya ku isoko tunangiye kugurishayo, benda byuka yari 5,000, bamubita inote nziza y'umutuku rwose yaka, ariko iyo noti yari igipiratano. Ariko nk'uwo muntu wayamaye mufashe, wa muntu we nkufashe, ni ukuvuna mu mavi no mu nkokora nta bindi. Niko rero kwibabwira rero nshuti zanjye, hari ukuntu leta ifata
amafaranga y'amapiretano, ndetse ikanagira inabyigisha n'abaturage. Niyo yasohoye inote nshyashya ikashyiraho ibirangantego, ikabwira abaturage ibirangantego biziranga kugira ngo bajye barinda abantu bapirata amafaranga. Ese mwaba muzi impamvu leta ikora inote nshyashya? Mwaba muzi impamvu leta iri guhindagura inote? Icyo gihe leta iba yatangiye kubona yuko amafaranga yayo yatangiye guta agaciro, abantu benshi batangiye gupirata izo note. Noneho leta ikavuga iti reka dukore izindi note nshyashya, bari abantu bari gupirata amafaranga yacu, noneho tubacarenjinge ku buryo iyi note batazigira bamenya kuyikora. Bamenya kuyikora bagahindura kubavuga yuko amafaranga abaye menshi mu baturage, byaba ari ikibazo. Si ibyo gusa, hari n'igihe kigera amafaranga akaba makeya mu baturage, akaba ari makeya cyane. Icyo gihe n'igihe azaba ari mu bukene, abakozi kubahemba bigoranye, na buri kimwe cyose kigoranye mu gihugu. Ariko ushobora kwibaza uti ese ko igihugu gikunda kuba gifite inguzanyo nyinshi giturutse mu mahanga, nta kuntu cya printing amafaranga menshi kigahita cyishyura? Nk'uko dusanzwe tubizi mu Rwanda dukoresha amafaranga y'amanyarwanda, nabo dukoresha amadolari. Bivuze ngo nubwo twa printing amafaranga menshi cyane, byadusaba kuvunja amafaranga y'amanyarwanda tukashyira mu madolari, kuko twebwe twishyura mu manyarwanda. So byumvikana uko bitakundira, aho bwikiba bashishikariza abantu gutanga imisoro, bashishikariza abantu gutangira amabizinesi, gukora amabizinesi kugira ngo babone uko batanga imisoro, twiyubakira igihugu, tugiteza imbere, nacyo kibona uburyo cyazishyura iza ngo cyakuye mu mahanga, kugira ngo natwe tube independent, ahubwo tureke kuba dependent. Ndakeka mwumvishe impamvu igihugu kitaprintinga amafaranga menshi cyane, ngo buri muturage wese abe yabona amafaranga ashaka, cyangwa se abe yabona buri kwezi amafaranga aza kuri konti ye kandi atigeze akora. Ntibizigera bibaho, n'ibinabaho azaba ari ibintu bidashoboka, kandi azaba ari ibintu by'amakosa bitabaho. Icyo gihe igihugu cyacu tugishyize mu kangaratete, tuba tugiye gutera ikibazo cya inflation, cyangwa se cyo guta ifaranga ry'igihugu cyacu. Ngemwe muri kumva ni Jigo Emile nk'ibisanzwe. Ciao ciao.